Mu rwego rwo gukomeza kurwanya icyorezo cya coronavirusi cyangwa COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko abantu bose bagomba kwambara udupfukamunwa cyangwa se masike. Iyo minisiteri kandi ivuga ko inganda zizakora udupfukamunwa ku buryo buri wese azajya abasha kutugura. Muri iyi nyigisho tugiye kukwereka uko wakoresha agapfukamunwa neza kuko bigira amabwiriza bigenga. Habaho ubwoko butandukanye bw'udupfukamunwa, ariko muri iyi nyigisho turakoresha ko mu bwoko bwa surgical mask gakunze kuboneka. Muri video zacu z'ubutaha tuzakubwira mu buryo burambuye no ku bundi bwoko butandukanye bw'udupfukamunwa, cyane cyane ububoneka mu Rwanda harimo n'udukorwa mu myenda. Gukoresha agapfukamunwa nabi bishobora gutuma wiyanduza indwara aho kugira ngo kakurinde. Reka turebe uko wakwambara neza agapfukamunwa. Mbere yo gukora ku gapfukamunwa, banza ukarabe neza n'amazi meza n'isabune cyangwa ukoresha imiti yabugenewe irimo alcohol cyangwa se hand sanitizer. Reba niba kataracitse. Banza wumve ku mpera zako ndende, wumve igice kijya ruguru ku zuru. Harimo impera wumva irimo akantu kameze nk'akuma. Iyo niyo ushyira ku zuru, noneho ukayifatishaho neza. Reba igice kijyamo imbere, ni ukuvuga igifata ku mubiri. Akenshi kiba ari umweru. Igifite ibara, urugero nk'ubururu kuri kano, akenshi kijya inyuma cyangwa se hanze. Fata agapfukamunwa ku tugozi twako maze ukambare. Gafatishe neza ku zuru ukanda ku kuma karimo imbere. Noneho ukamanure ku kananwa kugira ngo gatwikire amazuru, umunwa n'akananwa. Mu gihe uri kugakoresha, irinde gukorakora iki gice cyako cy'inyuma, iki cyo hanze. Niba ugiye kugakuramo, fata ku tugozi twako tuzengurutse, wirinde gukora ku gice cyako cy'inyuma cyangwa se iki cyo hanze, maze ukajugunya ahabugenewe. Ni bibi kugakuramo ukoze ku gice cyako cy'inyuma, kuko niba haguye mikrobe bituma wiyanduza mu ntoki zawe. Zirikana nanone ko ari byiza gukaraba intoki mbere na nyuma yo kugakoresha. Niba agapfukamunwa kawe gatose, gahindure. Kandi ntugafata agapfukamunwa kagenewe gukoreshwa inshuro imwe ngo ugakoreshe bwa kabiri. Ikindi kandi mu gihe uri kugakoresha hari ibyo ugomba kwirinda. Ni bibi kukambarira munsi y'akananwa cyangwa mu ijosi. Ni bibi kukambara udapfutse neza izuru, umunwa n'akananwa. Ugomba kubipfuka neza byose. Niba ukambara ukumva udahumeka neza, hari igihe biterwa n'akamenyero gake, ariko iyo umaze kukambara kenshi ugenda ubimenyera. Gusa niba usanzwe ugira izindi ndwara z'ubuhumekero cyangwa ufite impamvu z'ubuzima zatuma utagakoresha, ni byiza ko wagana inzego z'ubuzima zikwegereye cyangwa kwa muganga bakagufasha. Si byiza kwambara agapfukamunwa kacitseho, gafite umwanda cyangwa gatose. Ntugashyire agapfukamunwa warangije gukoresha ahabonetse hose, kajugunye ahabugenewe. Irinde gukoza ibintu ku gapfukamunwa nk'ibyo kunywa, ibyo kurya cyangwa telefone mu gihe ukambaye. Ushobora kwibaza ute se agapfukamunwa kambarwa amasaha angahe? Ubundi kuri aka gapfukamunwa ko mu bwoko bwa surgical mask, akenshi kaba karagenewe gukoreshwa inshuro imwe gusa, ubundi ukagahindura. Nta masaha runaka avugwa ugomba kukambara, ariko hari ubushakashatsi bwagiye bwerekana ko nyuma y'amasaha hagati y'4 n'6 ubushobozi bwako bwo kurinda umuntu mikrobe buba bwatangiye kugabanuka. Ugomba rero kwirinda kukambara bwa kabiri, kandi ugakurikiza uko amabwiriza y'uruganda rwagakoze rubivuga. Surgical mask igira ibice bitatu by'ingenzi. Igice cy'inyuma cyitwa outer fluid repelling layer, gituma amatembabuzi cyangwa amacandwe atinjira. Igice cyo hagati cyangwa middle barrier layer, gituma udukoko cyangwa microbe zitinjira. N'igice cy'imbere cyangwa inner moisture absorbing layer, gituma amatembabuzi adasohoka. Gusa nk'uko twabivuze mbere, hari ubwoko bwinshi bwa mask cyangwa udupfukamunwa. Zigiye zigira ibyo zihuriraho n'ibyo zitandukaniraho. Muri video zacu z'ubutaha tuzabereka n'ubundi bwoko bw'udupfukamunwa. Murakoze,
tubifurije kugira ubuzima bwiza. Izi nyigisho muzigezwaho n'umuryango nyarwanda wita ku buzima n'uburenganzira HDI cyangwa Health Development Initiative mu magambo arambuye. Ku bindi bisobanuro wasura imbuga nkoranyambaga zacu haba kuri Twitter, Facebook, Instagram na YouTube Ijwi ry'Ubuzima, kandi wibuke gukora subscribe. Ushobora kandi guhamagara umurongo utishyurwa 3530 cyangwa ugasura website yacu wa #HDI Rwanda.org.